ukuntu abantu bishimiye ubukwe bw'umukobwa wakoze ubukwe bwo kubana n'ubumuga bwo kutagenda. Uyu umwicaye iruhande umunyamakuru witwa Colette Mukandemezo, uyu wambaye ingofero. Urabona rero ko abantu bari bishimye, abantu bari banezerewe cyane nko kubona umuntu nk'uyu Imana imutabara ikamuha umugabo, kandi ikamuha umugabo wiyubashye. Dore nguwo wambaye kositimu y'umweru, umugabo wiyubashye rwose utabana n'ubumuga. Ndagira ngo mbabwire ngo icyo Imana yavuze uko byagenda kose birasohora, uko byagenda kose. Yego, amina, haleluya. Murabibona. Uyu ni Colette Mukandemezo. Uyu ni umunyamakuru wa radiyo Rwanda witwa Colette Mukandemezo, uyu wambaye ingofero. Muramubona, urabona ko abantu bose bafite ibyishimo kubona Imana ikora igitangaza nk'iki ngiki. Umukobwa ikamuha umugabo nk'uyu nguyu, umugabo wibashye, umugabo rwose ufatika, ugaragara, kandi uvuye mu masezerano y'Imana. Ni byiza cyane rwose, natwe turafite ibyishimo, turafite umunezero w'igitangaza Imana yakoze. Kandi mwese murayibona. Yego, ngibi uko byifashe, mubirebe. Umukobwa nguwo, umugabo we nguwo. Ntacyo ntakoze, ntacyo ntaberetse. Ibi byose mubisanga kuri channel yitwa IBYA ni ku murongo. Murakoze cyane, ntacyo ntazabakorera, icyo nzabasha kubagezaho kandi kizewe nzakibagezaho nta kibazo. Murakoze cyane. Murabona ko nubwo mbura kamera ariko nkakoresha telefone yanjye, urabona ko mba nabikoze. Mba nabikoze nuko mbura ibikoresho, ariko najya mbagezaho ibintu byiza kandi biryoshye kandi byizewe. Murakoze cyane. Nguwo umusore amwicaye iruhande, nguwo umugore we wicaye mu kagare, umugore we ubana n'ubumuga, bwo kutagenda. Murakoze cyane. Marene we n'uwo murabibona. Murakoze cyane. Ibindi ndakomeza mbibagezeho, cyangwa se nzakomeza mbibagezeho. Murakoze.